Yesu nashimwe umuryango w'intumwa za Yesu Kristo, dushimiye Imana ko tugihumeka umwuka w'abazima, dushimiye Imana ko iba ikomeje kuturinda, dushimiye abakozi b'Imana bakomeza kutugaburira ijambo ryayo, tukaba tutajya tugwa isari, ahubwo igihe cyose duhora ku iriba tuvoma, igihe cyose duhora dushaka Imana. Muri kino gitondo Imana ishyize ijambo ku mutima rimbwira ngo turisanga muri Daniyeli ibice 8 umurongo wa 27 aratubwira ngo nuko njyewe Daniyeli mperako ndaraba mara iminsi ndwaye, bukeye ndahaguruka nkora imirimo y'umwami, ariko ntangazwa n'ibyo neretswe, ibyo nyamara nta muntu wabimenye. Haleluya, haleluya. Reka natwe ari benshi barabye mu buryo bw'umwuka, hari benshi bacitse imbaraga bitewe n'ibihe, hari benshi bacitse imbaraga bitewe n'ibigeragezo, hari benshi bacitse imbaraga, hari benshi bari mu gihe gisa nk'uburwayi mu buryo bw'umwuka bitewe n'amakuba bagiye bacamo, bitewe n'ibigeragezo baciye bajyamo. Ariko mureke kuri uno munsi wo ku wa kabiri twongere tubyuke, twongere dukore umurimo w'umwami, twongere duhaguruke dushakane Imana umwete. Iyo dushakanye Imana umwete iratwiyereka. Yesu Kristo yaravuze ngo nimutere intambwe imwe nanjye nzatera 99. Reka twongere dutere intambwe imwe tujya mu murimo w'Imana, mureke twongere dutere intambwe imwe dushakana Imana umwete, kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nimunshakana umwete wanyu wose muzambona. Daniyeli nawe yarongera arabyuka, amaze kubyuka yongera gushaka Imana, yongera gusubira mu murimo w'umwami. Yongeye gusubira mu murimo w'umwami, hari ibyo Imana yamweretse, nawe iyerekwa ryaragiye, impano zarasinziriye. Reka wongere ubyuke, reka wongere ushakane Imana umwete, hari ibyo iri bukwereke muri kino gitondo, hari ibyo iri buguhishurire muri kino gitondo. Shakana Imana imbaraga, shakana Imana umwete, hari ibyo iri buguhishurire mu buryo bw'umwuka, hari ibyo iri buguhishurire mu buryo bw'umubiri, hari ibyo iri buguhishurire, hari ibyo iri buguhishurire mu byo mu muryango wawe, hari ibyo iri buguhishurire ku giti cyawe, hari ibyo iri buguhishurire ku gihugu cyawe uherereyemo. Imana ikomeze iduhane umugisha. Mureke twongere tubyuke, twongere dushakane Imana umwete, kuko n'Imana yiteguye kutwiyereka mu bihe byacu byose. Mwami Imana yacu turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana itugirira neza. Hari henshi twacitse intege mu buryo bw'umwuka, hari henshi Mwami Imana yacu turi gushakana umwete, hari henshi twarabye, ariko Uwiteka Nyagasani Imana yacu, ijambo ryawe riratubwiye ngo Daniyeli arongera arabyuka, ayongera asubira mu murimo w'umwami. Natwe Mwami Imana yacu twiyemeje kongera kubyuka tugasubira mu murimo wawe. Reka Uwiteka utwambike imbaraga, reka Uwiteka utwiyereke, umuryango w'intumwa uwiyereke. Mwami Imana yacu buri wese umwereke mu ruhande rwe, buri wese umwiyereke, abavugabutumwa ubiyereke, abahanuzi ubiyereke, Uwiteka abapasiteri ubiyereke. Mwami Imana yanjye abadiyakoni ubiyereke, buri muntu wese kuri runo rubuga mu ruhande rw'umwiyereke. Mwami Imana yanjye yongere guhaguruka kugushaka, kandi twizeye kuri butwereke Mwami Imana yacu. Hari ibyo uri butwereke Mwami Imana yacu utigeze wereka abandi, hari ibyo uri buduhishurire tutari tuzi ku by'ubwami bwawe. Komeza ubishimirwe kandi ukomeze ubihererwe icyubahiro, ukomeze kuduha umunsi mwiza, umunsi urimo umugisha wawe, umunsi urimo imbaraga zawe, umunsi urimo kwera kwawe, ubuntu bwawe butubeho, ineza yawe itwomeho, imbabazi zawe zitubeho, ibyiza byose bituruka iwawe bikomeze kutubaho. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu n'Umukiza. Amen, amen. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Shalom, shalom.